Uyu muhango wo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi wabimburiwe no gukingura urukuta rwanditseho amazina y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bo muri paruwasi ya Ruyaga no mu mbago zayo. Reverend Pastor Rurangirwa Emmanuel, umushumba w'itorero ADEPR uyobora ururembo rw'umujyi wa Kigali, avuga ko kubaka urukuta rw'urwibutso rwanditseho amazina y'abakristo b'itorero ADEPR ku nsengero z'iri torero ngo ari icyigisho gituma n'abari bataravuka bamenya ko Jenoside ari igikorwa giteye isoni cyakozwe n'abanyarwanda gikorewe abandi banyarwanda. Ubu muri uyu mwaka ADEPR rw'igihugu twihaye kubaka inkuta z'inzibutso zanditseho amazina y'abakristo bacu n'abakozi bacu bazize Jenoside muri 1994. Ko mwabibonye twakinguye urwo rukuta rwanditseho amazina y'abari abakristo n'abaririmbyi bari mu mbago z'iyo paruwasi. Twebwe kubaka izo nzibutso ku nsengero zacu kimwe n'ahandi abandi bazubaka ni icyigisho gikomeye cyane gituma n'abari bataravuka bagera ha ku nsengero cyane ahandi zubatse bakamenya yuko iki gikorwa ari igikorwa giteye isoni kigayitse, aho abanyarwanda bicaga abanyarwanda bagenzi babo, abaturanyi babo bashyingiranye, bahanye inka, biganye, bakorana, basengana, tugira ngo ibyo ntibizongere kubaho. Nyuma yo gukingura urukuta, umuhango wo kwibuka wakurikiwe n'urugendo rwakozwe n'abakristo b'itorero ADEPR paruwasi ya Ruyaga n'abaje kwifatanya nabo berekeza ku mugezi wa Nyabarongo. Kuri uyu mugezi hakaba hashyizwe indabo mu rwego rwo kunamira abatutsi bawujugunywemo. Umwe mu barokokeye muri uyu mugezi na bamwe mu baturanyi be bashimiye ubuyobozi bw'itorero ADEPR kuba bwifatanyije n'abahaburiye ababo, ngo akaba ari n'uburyo bwo gusobanurira abakiri bato Jenoside yakorewe Abatutsi n'uburyo bwo kurwanya ingengabitekerezo yayo. Iri torero ni ukuri narishimiye cyane uburyo ryatumye mbasha kugera aha. Uru ruzi mu babanje kurujyamo n'igihe wa mbere wabanje, noneho abo bose bazanyemo nyuma, uwo twazanyemo n'umwe ni muramukazi wanjye. Abo bantu b'iwacu bose bagiye babajyana, n'umugabo wanjye arimo, ni benshi bo mu rugo rwanjye bose barimo. Ariko noneho ikintu cyanshimishije ni ukuba nongeye nageze aha, nongeye nabibutse, kandi atari njye ubyiteguriye kuri gahunda yanjye, byari byarananiye, ariko nkumva ko iri torero ryateguye icyo gikorwa cyanshimishije cyane. Gusobanurira abakiri bato cyane ko abavutse ari bato, ibi babibwirwa nk'inkuru, ariko noneho iyo tubikoze tukanabibuka tukanagaragaza amazina, bigaragara ko ari igikorwa kibi cyabaye cyakorewe abanyarwanda, cyakorewe abatutsi, noneho kandi bigatuma n'abana nabo, niba tuvuze ko Jenoside itazongera kubaho, bwa mbere bagasobanukirwa Jenoside n'iki, ubundi nanone bagasobanukirwa ko nk'itorero nk'abanyarwanda twese dushyize hamwe kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Reverend Pastor Rurangirwa Emmanuel, umushumba w'itorero ADEPR uyobora ururembo rw'umujyi wa Kigali, asobanura ko gukora urugendo no gushyira indabo muri uyu mugezi ari uburyo bwo guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Murabona ko ari kuri uyu mugezi ahangaha, aha niho benshi babajugunye, nyine uzi ko yari inzira bari baravuze ngo baranyuza nk'abatutsi basubire ngo baciye ubusamu basubire baturutse, nk'uko abanyapolitike bagiye babivuga. Naho rero twaje dukora urugendo guturuka hariya kuri paruwasi ya Ruyaga, nk'uko mwabibonye tugera ahangaha, aha kuri aya mazi twarukorezemo isaha n'iminota 10, kandi twese twihanganira urwo rugendo kuko turunamira abacu icyo gihe nabo birukanse ibirometero byinshi bazira uko baremwe n'uko bavutse. Uru rukuta rwakinguwe rwanditseho amazina y'abantu 8 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri paruwasi ya Ruyaga no mu mbago zayo mu karere ka Kicukiro. Bakaba barimo abari abakristo n'abaririmbyi b'itorero ADEPR muri iyi paruwasi. Urukuta nk'uru kandi rukaba rwarubatswe no mu yandi maparuwasi yo mu turere 3 tugize ururembo rw'umujyi wa Kigali. Muri ibi bihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 22 Jenoside yakorewe Abatutsi.